Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze nanone amahoro y'Imana akomeze kubana nawe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu nk'ibisanzwe. Rero turi ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. N'amakuru agezweho arimo gucaracara mu isi ya siporo. Mu isi ya siporo hari kuvugwa iki kiriho nuko mu rubanza abangaba baregwa mu kuba barakoresheje umutungo wa leta nabi batabiherewe uburenganzira, bagomba kuba basomerwa. Bamaze gusomerwa rero, ese ibyaba biriho cyangwa se bamaze gusomerwa, ariko se ni bande barekuwe cyangwa se abagumyemo ni bande? Ibi ngibi rero nk'uko bimaze kuba bitangazwa n'urukiko rwa gisirikare ruherereye i Nyamirambo, rwategetse ko abasivile 23, abofisiye 2 ba RCS bakurikiranyweho ibyaha byo kwakira no gutanga inyandiko itemewe ndetse n'icy'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta, icyo utegenewe, barekurwa by'agateganyo. Ni mu gihe abasirikare 3 baregwa muri uru rubanza bagiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ngira ngo ni urubanza rumaze igihe, umaze iminsi uri kubyumva. Abangaba barimo umuvugizi wa RCS ni CSP Riherereye I na CSP Olive Mukantabana, n'abasirikare bagera kuri 3 barimo Kapiteni Pena Mutoni na Kapiteni Pena Umurungi ndetse na Major Vincent Murigande. N'aba sivile bose bagiye bagarukwaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye, harimo n'umunyamakuru Ndayishimiye Reagan uzwi nka Rugaju, akaba ari umunyamakuru ukomeye cyane mu busesenguzi bw'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi muri rusange. Amakuru y'imikino rero umugabo yasesenguraga neza Rugaju Reagan. Uyu nguyu ngira ngo muramuzi kuri RBA, nawe akaba yari umwe mu bamaze kuba bafatwa kugira ngo baryozwe ibyo bakoze bafatanyije n'abangaba namaze kuba nkubwira hejuru. Kugeza magingo anga rero bimaze kuba bitangazwa ko bamaze kuba basomerwa. Hanyuma rero gusomerwa kwabo nta kindi nuko urukiko rwategetse biriya nk'uko mbikubwiye. Rero ruherereye i Nyamirambo rwategetse ko abasivile 23 n'abofisiye 2 ba RCS bakurikiranyweho ibyaha byo kwakira no gutanga inyandiko itemewe ndetse n'icy'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta, icyo utegenewe, barekurwa by'agateganyo. Ni mu gihe aba basirikari bo bagera kuri 3 muri uru rubanza baregwamo bagiye kuba bafungwa igihe kingana n'iminsi 30 y'agateganyo. Hanyuma rero ibintu birakomeza kugenda biba ibindi. Ni mu gihe nk'uko wabyumvise abangaba byavuzwe ko bakoze ikosa rikomeye cyane, hanyuma bakoresha umutungo wa leta nabi. Icyo gihe ni abagera kuri 28 barimo abofisiye mu ngabo z'u Rwanda, RCS n'abasivile basomewe kuri uyu munsi ku ifunga n'ifungurwa. Bari bakurikiranyweho ibyaha bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege hakoreshejwe konte ya Minisiteri y'Ingabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ngira ngo nabakubwiye nabagarutseho, harimo umuvugizi wa RCS ni CSP Riherereye I na CSP Olive Mukantabana, n'abasirikari bagera kuri 3 harimo Kapiteni Pena Mutoni na Pena Umurungi ndetse na Major Vincent Murigande. Hanyuma abasivile hakaza umunyamakuru Ndayishimiye Reagan uzwi nka Rugaju wa RBA cyangwa se umusesenguzi w'amakuru y'imikino hano mu Rwanda. Hanyuma hakaza na Ishimwe Richard, Mucyo Anta Biganiro ndetse n'umuvugizi w'abafana ba APR FC ni Mugisha Frank uzwi nka Jangwani. Aba bose bakaba bari bafunzwe bazira kuba barakoze iki cyaha naje kuba nkubwira hejuru. Kuri ubu ngubu bamaze kuba basomerwa, nicyo kintu kiriho cyangwa se niyo makuru agezweho nk'uko bikomeza kugenda bigarukwa. Mu gihe ibingibi byari imaze iminsi, ni saga imaze iminsi iriho iri kuvugwa, abantu bakomeza kugenda bigaruka ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati ni gute ba Rugaju bafungwa, ni gute aba bagabo ba Mucyo Anta bafungwa.
ese ni gute ibi ngibi byakomeza kugenda bigarukwaho, mbese abantu batabyumva bumva ko ari ibindi hari twavuga ko byabaye. Ariko ikiriho cyo abantu bose ku mbuga nkoranyambaga nk'uko biri gukomeza kugenda bigarukwaho, ndetse n'abasirikare, abakapiteni harimo n'amajoro, ndetse ntabwo abantu bigeze babyiyumvisha neza uburyo baje kuba bafungwa. Ariko ikiriho cyo ni uko muri aka kanya bamaze kuba barekurwa, ariko bano basirikare bagera kuri 3 bo bakaba bagumye muri gereza, bakaba bagiye gufungwa igihe kingana n'iminsi 30 y'agateganyo. Abantu rero bose ku mbuga nkoranyambaga mu butumwa buriho bwagiye bugarukwaho n'abantu benshi cyane bakimara kumva iyi nkuru nziza ko nk'uyu munyamakuru Ndayishimiye Reagan amaze kuba afungurwa, bose barimo barashima bavuga bati Imana ishimwe ihabwe icyubahiro. Ndetse n'uyu nguyu Jangwani nabo bavuga bati ni karibu rwose, nimwongere mugaruke hano hanze, twongere tubakirane ibyishimo. Abandi bavuga bati rwose Imana nta kwitagira, ikoze neza, igize neza. Abandi bati rwose uko byagenda kose habayeho kuba ubutabera bwakoze icyo bugomba gukora, hanyuma abo bireba cyangwa se abo twavuga ko bakoze ayo makosa wenda abandi bakaza kuyagwamo, dore ko harimo n'icyaha cy'ubufatanyacyaha, bakavuga bati rwose u Rwanda rwubahwe cyane, rwose rwakoze ibintu byiza cyane kuba ubutabera bukoze icyo bugomba gukora, hanyuma abangaba bagasohoka. Hanyuma rero nk'uko bikomeza kugenda bigaruka, abafana bari kuvuga bati rwose ni karibu mwongere mugaruke mu isi nshya ya siporo hano mu Rwanda, twe tubakumbuye cyane cyane nk'uyu munyamakuru Rugaju Reagan, ndetse uyu munyamakuru akaba ari n'umutoza. Abantu benshi baba bamukumbuye cyane hanze aha ngaha, rero barimo barashima bavuga bati indabo nyinshi cyane, rwose indabo nyinshi, ni karibu ko bongeye kugaruka hano. Ariko ikiriho cyo ubwo birumvikana bagiye kugira gutya, wenda hari abarabaza gutegura ibirori byo kuba bishimiye ko bafunguwe. Urakoze cyane, dukomeze kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye, cyangwa se ama update nayo agiye atandukanye araza kuba ari kugenda agerwaho mu mikino.